Ibwami imihango y'ubukwe irarimbanyije. Umwami n'abagore be babiri ibyishimo ni byose. Nyamara ku bageni yaba umugeni n'umukwe ibyishimo ntabyo, kuko buri umwe muri bo nta n'umwe papa we yari yakageza aho ngaho. Ako kanya bakiri aho ngaho mbere y'uko abageni bashyingiranwa ku mugaragaro, umubyeyi w'umwe yaraje. Umukobwa ati papa, umuhungu nawe ati papa. Abari aho bose barumirwa, bibaza impamvu yaba umugeni yaba umukwe buri umwe hinjiye umugabo umwe akagira ati papa n'undi ati papa. Inkomoko yabyo ni iyihe? Reka dutangirane. Ndagushimye wowe wamaze gukora subscribe kuri YouTube channel yacu Inkindi Drama. Uyu ni umuyoboro wonyine unyuzwaho filime, documentaire ndetse n'izindi nkuru zitandukanye, inkuru z'urukundo nk'ingi yacu. Iyi tugiye kurebera hamwe ni inkuru yitwa Urukundo rw'ikizira, aho umuhungu n'umukobwa bari bagiye kubana ariko bikaba bitagishobotse kuko basanze bose bakomoka ku mubyeyi umwe. Reka inkuru yacu tuyitangire. Ndagushimye wowe wahisemo kubana natwe, n'umuntu utarabana natwe igihe ni iki ngo ukore subscribe, share ndetse na comment ku biganiro tugenda dushyiraho. Inkuru yacu turayitangira mu mwaka w'1937 mu giturage cya Sangura, ahari umwana w'umusore utaragiraga akazi. Ntiyarazi guhinga, ntiyarazi guhiga, yewe imirimo yo mu cyaro ntayo yarashoboye. Inzozi zari ukuzigira mu mujyi agakora kuko yumvaga ari umusirimu atari wo kuba mu cyaro. Igihe kimwe yicaranye n'umukobwa bakundanaga witwa Murekatete, bari ahantu mu gashyamba banezerewe. Umukobwa akajya abaza umuhungu ati ese mugabo mwiza, reka nkwite mugabo mwiza, ubona ibi turimo bizatugeza kuki? Bizarangira biti? Ntushaka guhinga, ntushaka guhiga nk'abandi, yewe ntushaka no kujya mu ngabo. Iyo witegereje ahazaza hacu habona ute? Umusore ati icyo nzi cyo ahazaza hanjye ni heza, ariko haba heza haba habi. Ntabwo hazigera habera heza inaha. Ngomba gushaka uburyo mpava nkajya mu mujyi. Byanze bikunze ndabizi neza ko iterambere ryanjye ariho riri. Nyamara uko bakomeje kuganira bari bageza ku masaha ya saa 9, saa 10 ziragera, saa 11 ziragera, ibiganiro ari byose, kuko umusore yari umusore uzi kuganira cyane nubwo yari umushomeri, ariko yagiraga akarimi keza kareshya buri muntu wese. Ababyeyi mu cyaro baramukundaga, abasaza yewe igikundiro cyo yarakibitseho, ku buryo bamwe na bamwe bajyaga bageraho bakanavuga ko ashobora kuba afite amarozi. Nuko uko bwakomeje kwira bakomeje kugenda baganira. Kalisa uko yakomeza kugenda abwira amagambo meza Murekatete, bageze aho bashiduka batangiye kugenda bakorakora naho gake gake. Ibyo byatumye bisanga baryamana. Nyuma y'igihe gitoya uko bakomeje kugenda baganira, Murekatete we ubuzima bwakomeje kugenda buhinduka. Bwakomeje kugenda bumuhinduka, arwara umunsi ku wundi, atangira kugenda anukirwa cyane, akanyuzamo yagira n'icyarya akaruka, atangira kugenda ahurwa ibintu bimwe na bimwe. Byagaragaraga ko atwite. Nyamara muri iyo minsi Mugabe wari inshuti ya Kalisa cyane, wari waragiye mu mujyi, watumaga Kalisa nawe atashaka n'akandi kazi kuko yumvaga ko Mugabe iyo yandikiye iwabo icyo gihe nta rindi tumanaho ryabagaho uretse kwandika. Yumvaga ko Mugabe yandikiye iwabo ngo ubuzima bumeze neza mu mujyi, bityo bigatuma nawe yumva ko byanze bikunze iherezo rye ndetse n'ahazaza he hari mu mujyi nka Mugabe. Icyo gihe muri icyo cyumweru Murekatete we uko akomeza kugenda arwaragurika ndetse anahindagurika, yabuze uko abibwira Kalisa, yabuze ahahera amubwira ko atwite. Kalisa nawe ibyishimo byinshi n'inshuti ye Mugabe yageze aho ngaho, bigeraga mu kabari umunsi ku wundi kuko Mugabe yari yaje arifite. Mugabe na Kalisa bicaye baraganira, bagera ku kiganiro cy'uko Kalisa nawe agomba kuva mu cyaro. Mugabe ati Kalisa rero mushuti wanjye, nagiye ngenda nabi
ngenda nibye amafaranga mu rugo, ibyo mwese murabizi ni inkurizwe, ariko narayishyuye. Ubu kandi urabibona ko ngeze kure niyubaka. Mu rugo narabubakiye, nanjye ubwanjye nariyubakiye. Urabona ko ningeze igihe cyo kurongora nzaza mfite ahazaza hanjye, ndetse hano nzaba ndi umwe mu bakire bazaba bahari. Bityo rero no mu mujyi aho mba singikorera abandi, sinkira umucakara, namaze kwigenga. Ubu mfite inzu yanjye nanjye, sinkira umukozi ukorera abandi. Bityo rero waza tukajyana, ukaba uri mu nzu wanjye, tugakomeza dushaka n'akazi. Ndumva aribyo byakubera byiza kuruta uko wazasazira muri iki cyaro. Kalisa nawe byabaye nko korosoro, wabyukaga ati saho mvanye muvandimwe. Nanjye ubwanjye najyaga nkora mbivuga ko ahazaza hanjye hatari muri iki cyaro, ngaho twagenda. Si yewe sina ngombwa ko nirirwa ngenda njya kubwira buri umwe ko ngiye kugenda. Na Murekatete nakundaga nawe azabyumva, kandi nabona ngarutse meze neza, ningira amahirwe nzasanga atarashaka umugabo. Ubwo amahirwe yanjye makeya nshobora kuzasanga yarashatse umugabo, nta kundi, ariko wenda ubwo niko azaba yarahisemo. Kalisa ntiyazuyaje, yaragiye abibwira iwabo, ndetse ababwira ko mu gitondo cya kare adahari, ari buhita afata urugendo akagenda. Mu cyaro hose kuko nta tumanaho rindi ryabagaho, nta n'inshuti nyinshi yagiraga. Yari umuntu uzi kuganira, abantu bose bamukunda, ariko ku giti cye ntawe yagiraga nk'inshuti cyane magara. Yafashe umwanzuro, Kalisa aragenda ajya mu mujyi. Nyamara agenda atazi neza ko Murekatete bari inshuti, asize amuteye inda. Kandi muri icyo gihe nta telefone yabagaho, ndetse Kalisa yagiye Murekatete atazi naho agiye. Yewe n'ababyeyi be kubera ko batishimiraga ko umwana yava aho ngaho, nabo yagiye batazi aho agiye. Baragiye, Murekatete ubuzima bukomeza kumuhinduka, buramuhinduka cyane, ndetse mu cyaro baramwota. Icyo gihe umukobwa atwaraga inda y'indaro yajyaga kurohwa. Murekatete yarebye ku buryo ari burohwe, abona ni ikibazo. Hari umusore Gashumba wakundaga Murekatete. Murekatete yaragiye amuganiriza uko byagenze, nuko Gashumba afata umwanzuro wo kumukunda, afata umwanzuro no kwitwa ise w'umwana. Bityo baribanira, Murekatete akira urwo kurohwa gutyo. Iminsi yaricumye, Kalisa aho yageze mu mujyi, ubuzima bukomeza kwanga, akazi gakomeza kubura. Ariko kuko yari umuntu uzi kuganira cyane, ugira igikundiro cy'abantu benshi uko byahoze akiba iwabo, Mugabe yajyaga ku kazi agasiga Kalisa mu rugo. Kalisa mu gipangu babagamo habagamo umwana w'umukobwa witwaga Karire. Karire nawe yari umukobwa w'uburanga, nuko Kalisa nawe wari uzi kuganira kandi ari n'umusore w'uburanga. Bageze aho nabo uko iminsi yagendaga yicuma, basigaye mu rugo bahuza urugwiro. Byatumye bisanga kenshi na kenshi nabo baryamana. Bararyamanaga ariko nabo batazi ibyo ari byo. Umukobwa ati ese Kalisa, ibi turimo iherezo rya peniriye? Wumva unkunda ku buryo wangira umugore? Kalisa ati rwose nta shiti nakugira umugore, nubwo nta kazi ndabona, ariko ndabyizeye ko nzakabona, kandi nakugira umugore rwose, nta cyabibuza ko nakugira umugore. Ariko mu by'ukuri Kalisa mu mutima ibyo ntabyo yari afitemo, kubera ko yaraganiraga, ariko nawe ubwe imbere he iyo yaharebaga yari ataramenya aho ariho, nta kazi, nta n'ikindi kintu yewe cyihariye yari azi gukora. Yumvaga yizeye ko icyo yazabona akazi cyose yazakiga akakimenya, ndetse akaba umuhanga muri cyo, ariko nta kazi ndetse nta n'icyo yari azi gukora. Kalisa igihe cyaricumye, inshuti ya Mugabe yakoreraga i Bugande, yakoraga ubwami bw'i Bugande, yaje gutahuka. Igeze aho ngaho nayo Mugabe ati namaze kugira iwanjye, nkabana n'umushuti wanjye, waza nawe ukaba uhari iminsi mike ugasubira iwanyu i Bugande.
mushuti wa Mugabe yaraje amarana iminsi mike aho ngaho na Kalisa, nyamara nawe yikundira imiganirire ya Kalisa. Abwira Mugabe ati iwacu hari imikorere, hariyo n'ubuzima. Uyu mushuti wawe niba nta kazi afite byagutwara iki mufashe nkamujyanira i Bugande ko namubonera akazi kandi byakunda? Nkurikije ukuntu azi kugana n'ubuhanga mubonana, byamworohera kwiyadapta aho wamugeza hariho hose akagira ubuzima bwiza. Ndabona rero nta kintu byantwara ngiye mufashe nkamujyana, nta kintu byabintwaye na kimwe. Sinzi niba wowe ku giti cyawe wumva hari icyo bigutwaye ko uyu mushuti wawe namufata nkamujyana i Bugande. Arahinukira abaza Kalisa ati Kalisa, narakwikundiye, iwacu i Bugande hariyo akazi, hariyo n'imikorere ifatika. Mu bwami bwacu ni ubasha gutanga akazi, mpagarariye ibintu byinshi, ntabwo rero nakuburiramo umwanya w'akazi. Byagutwara iki uje tukajyana i Bugande? Kalisa nta kujijinganya wikundiraga kugenda, yakomeje kumva umujyi yararimo, noneho hiyongeraho no kumenya amahanga. Kalisa yagiye nta kuzuyaza, nyamara mu kugenda yagiye adasezeye n'ubundi. Agenda adasezeye Karire kubera ko nta yindi gahunda ifatika yari amufiteho. Nyamara inyuma Karire nawe ubuzima bwakomeje kumukomerera atakibona Kalisa, ndetse akomeza no kugenda ahinduka umunsi ku wundi. Byarangiye nawe ubwe asama umwana w'umuhungu, ariko uwamuteye inda yari amuzi nka Kalisa gusa, ntiyarazi ngo aba hehe, ntiyarazi ngo yagiye he, nta n'ubundi buryo bwari buhari bwo kuzamubona kuko nta yindi communication yashobokaga muri icyo gihe, nta telefone yabagaho. Icyashobokaga cyari ukwandika, kandi kuzabona umuntu uva mu Rwanda ajya i Bugande byari bigoye. Kalisa yaragiye yigerera i Bugande, arakora arafatisha, ariko nawe akabura uko yakoherereza amafaranga iwabo. Bityo yiha igihe aragira ati aha hantu ndi nzahamara imyaka 30, ibizashoboka byose nta wundi mugore nzashaka, ndashaka umunyarwandakazi w'iwacu. Ati kandi hari impamvu zo kugenda nkunda, abona kunze birahagije, nibyo nakoze, nta mpamvu zo kugenda ngo mbikomeze. Igihe cyarageze, abana barakura, imyaka ishira ari 18, abana barakura. Abana b'umuhungu wa Kalisa yarakuze, avamo umusore mwiza witwaga Gahigi. Umukobwa nawe yarakuze, avamo inkumi nziza cyane yitwaga Umutoni. Gahigi na Umutoni bose nta n'umwe wari uzi isi, ariko bose bari bazi inzira yagiye arengeramo, kuko bumvaga ko no kugaruka byanze bikunze ariho azagarukira. Uwo mu cyaro yumvaga ko Mugabe wamujyanye ari uzamugarura. Uwo mu mujyi nawe akumva ko Mugabe wari waramuzanye, wakoraga aho ngaho kandi warabonye akazi kari perimana, yumvaga na n'undi ari wazacaho akazabona umugabo we. Abana baje kujya mu mashuri, bose bisanga bari mu mashuri ya gisirikare. Yaba umuhungu yagiye mu ishuri rya gisirikare ndetse n'umukobwa yagiye mu ishuri rya gisirikare, kandi bose bakaba abahanga kimwe. Bagendeye umunsi umwe, baba abahanga kimwe bose. Ku ruhande rw'abakobwa, umukobwa nawe wazanaga amanota ya mbere, ku ruhande rw'abahungu, umuhungu nawe akazana amanota ya mbere. Kandi byari bizwi ko uwarangizanyaga amanota ya mbere ku ruhande rw'abakobwa yagendaga akaba icyegera cy'umwamikazi. Hanyuma uwarangizanyaga amanota ya mbere ku ruhande rw'abagabo nawe yaragendaga akaba icyegera cy'umwami, kuko umwami yahinduraga ibyegera buri mwaka. Gahigi nuko byamugendekeye, yisanze abaye icyegera cy'umwami. Umutoni nawe nuko byagenze, nawe yashidutse abaye icyegera cy'umwamikazi. Birumvikana ko abana bahuriye mu rugo, kandi ntago babizi ko
bose bavuka ku mubyeyi umwe. Akamaraso rero uko umwami yabaga aryamye ndetse n'umwamikazi, birumvikana ko abarinzi bakuru bagomba kuba bari hafi aho ngaho. Niko Gahigi yabaga ari aho ngaho ku ruhande rw'umwami, Umutoni nawe akaba ari aho ngaho ku ruhande rw'umwamikazi. Birumvikana bagomba kujya baganira, kandi burya amaraso aranakururana. Baraganiraga nabo, bari bafite impano nk'iya papa wabo yo kuganira. Uwo muganiriye akakumva cyane, agafata umwanya wo kugutega amatwi kuruta uko yakuganiriza. Bose bisanze bateye kimwe, kuganira bose babibashije. Yewe n'urugwiro nk'urwo Kalisa yagiraga, ibintu hafi ya byose bari baragiye babimurizaho. Ibi byatumaga umwami akunda Gahigi cyane, umwamikazi nawe agakunda Umutoni cyane. Byaje kugera ubwo umwami abwira Gahigi ati ngiye gutembera, kuko yari afite inshoreke ku ruhande. Abwira Gahigi ati ngiye gutembera, ndagira ngo mperekeze mu ibanga, ni wowe wenyine wo kumperekeza mu ibanga. Nuko Gahigi ati nyagasani, urabizi ko ndi hano kugukorera igishoboka cyose, ntacyo bitwaye ndaguherekeza. Mu ijoro rimwe baragiye baca ahantu mu irembo ritari rizwi n'abantu benshi, baragenda bajya kuri iyo nshoreke. Nyamara umwami byari bizwi ko ajya kuri iyo nshoreke. Inshoreke yakoranaga n'abagambanyi batifuzaga uwo mwami. Byatumye umwami agerayo asanga yatezwe mu buryo bubi cyane. Yatezwe n'itsinda ry'abahungu benshi, ariko Gahigi wari indwanyi ifatika, arabarwanya bose arabatsinda. Ariko kuko bari benshi cyane kandi nabo barimo abahungu b'ibisore binini, Gahigi yarakomeretse ndetse n'umwami arakomereka. Ariko umwami, umwe muri bya bisore, arahaguruka agiye kumukubita inkota y'umutima. Gahigi arahaguruka ahita yitambika inkota bayimusogota mu nda. Umwami byaramunejeje cyane, kuko Gahigi nubwo bari bamuteye inkota mu nda ntiyahise apfa. Nawe yahise ahindukira na wandi wari usigaye amukata ijosi. Gahigi ubwo yaje avirirana ubwo ngubwo, ariko akora uko ashoboye ageza umwami ibwami. Umwami yategetse ko abaganga b'abahanga ari bo kwita kuri Gahigi, ndetse nawe ubwo aravurwa, ariko ntibyigeze bibuva mu buryo Gahigi yitambitse bakamutera inkota mu cyimbo cy'umwami. Yewe ntibyigeze binamuvamo ukuntu Gahigi yari amaze igihe kirekire amuherekeza aho ngaho kuri iyo nshoreke, ariko bikaba bitarigeze bimenyekana na rimwe. Gahigi birumvikana ko umwaka wari ugiye kurangira wo kugira ngo abandi bari gutozwa haboneke undi murinzi mukuru. Umwami utaragiraga umwana w'umuhungu yageze haravuga ati Gahigi nta kindi kintu naguhemba. Ubwo yaramaze gukira aramubwira ati ngushyize aha ngaha nk'umuhungu wanjye. N'abahari babimenye, umwamikazi nawe wakundaga Gahigi, wabonaga ko Gahigi yita ku mugabo we, yaravuze ati nta kibazo rwose, uyu mwana yatubereye umwana, kandi n'umwana w'umuhungu twari dufite. Umugabo mwiza nubwo wajyaga mu makosa ntibyari binejeje, ariko wambwiye uburyo yakwitangiye nk'umwana, ntabwo yakwitangiye nk'umurinzi. Ntacyo bintwaye kuba twamugira umwana wacu. Atari ko nanjye nagusabaga kandi kantu kamwe mwami wanjye. Tinyira icyubahiro, ubwo uyu muhungu yazaga yazanye n'umwana w'umukobwa nanjye wandindaga, nanjye byabaye uko nguko. Nubwo atanyitangiye mu bintu byinshi, ariko ntiyajyaga yemera ko ngira ikintu na kimwe nsomaho cyangwa ndyaho atabanje kukiryaho, kubera ko yahoraga akeka ko hari umuntu uzangirira nabi, kandi koko babaga bahari. Ati rimwe rero yarabibonye ko ibiryo nari ngiye kurya byari birimo uburozi, kandi nabushyiriwemo n'inshuti yanjye, ariko akaba atabasha kumbwira ko iyo nshuti yanjye yandoze, kuko cyari kuba ari icyaha. Yaremeye araburya ndetse amubuza no kurya ibyo biryo. Arambwira ati mwamikazi wanjye, ibi biryo biraroze, ariko kubera ko mugenzi wawe hari umugore w'umwami mugenzi wawe ntari kukubwira ngo yakuroze, cyari kuba ari icyaha, nkoze icyaha cyo kurya ibiryo byawe.
ariko nkaba nanakugira inama yo kutagira ibindi biryo by'uburyo. Nuko Umutoni nawe yarwaye igihe kirekire. Umwamikazi wari uzi ko uwo mwana nta kinyabupfura gike yagira, ari umwana ushoboka, yaravuze ati byanze bikunze by'Umutoni ambwiye nabyo ni ukuri, ati ahubwo mushaka abaganga bashoboka muvura Umutoni. Nyamara ibyo byose byabereye mu gihe kimwe. Umwami nawe yararimo avurwa ndetse na Gahigi ubwo bari bari kuvurwa. Abo bana nabo ariko buri umwe ntiyigeze avana umutima ku wundi. Gusa Kalisa wakundaga gutereta ndetse no kugira impano, buri mugore yaramusigiye agashenete, akanecklace kabaga gakoze mu migwegwe. Yari afite ukuntu azi gukora imigwegwe ikavamo akantu ko kwambara keza gatatse utapfa kumenya uburyo gakoze. Nyamara kuko abo bana bose bari ingabo, kandi ingabo z'ibwami zabaga zambaye zikwije, babana uko bari barwaye bose bari kubomora twa dushenete cyangwa se twa tuntu two kwambara mu ijosi twarabonekaga ko ari babana bakuze. Ari Gahigi wavuyemo umusore mwiza ndetse n'Umutoni wavuyemo umukobwa mwiza, bose bisanze bari aho ibwami baragororewe kuba abana baho ngaho ibwami. Nuko abo bana rero igihe cyarageze nabo ubwabo kuko bakunda kuganira bagahuza, igihe cyarageze barakundana. Urukundo rwabo ruba rurerure cyane. Ubu rukundo rwagaragaraga buri umwe wese, kuko iyo buri umwe yagiraga imbere y'undi kwihangana byarabananiraga, bakarebana bagashiduka bahoberanye. Urukundo bari bafitanye rwari rwinshi, rumwe nagereranya nk'urw'umubyeyi n'umwana, ntabwo rwari urw'abakundana. Rwari urukundo rw'igitangaza, kandi bo ubwabo, yaba Umutoni yari umukobwa mwiza cyane, Gahigi nawe yari umusore mwiza cyane, kuko na Kalisa babikomoragaho yari umusore w'ibigango kandi mwiza cyane. Nuko byagenze no ku bana rero. Abana bakomeje gukundana, ariko buri umwe akajya areba mugenzi we akamubwira ati sinzi impamvu mba mbona hari indi shusho nkubonamo, ntazi iyo ariyo, ntazi nuko nayita. N'undi ati iyo shusho mbonamo nanjye nyikubonamo, ariko sinzi uko nayita, gusa mbona ko ari urukundo hari ibyo ari byo byose, reka twite urukundo. Iyo shusho nkubonamo reka tuyite urukundo, nta kindi kintu twakagombye kuyiha, nta rindi zina twakagombye kuyiha uretse urukundo. Igihe cyarageze rero, ubukwe bw'aba bana burategurwa. Gahigi wakundwaga n'umwami, umwami aramubwira ati nzagushyingira nk'umwana wanjye, ndetse ubukwe bwawe buzabera ibwami, kandi buri muturage wo mu gihugu cyacu azamenya ko uwarongoye ari umuhungu wanjye, ntawe uzigera amenya ko utari umuhungu wanjye. Ati gusa mu ibanga rikomeye utumeho ababyeyi bawe bazaze, kuko ntabwo nakugira umwana wanjye ababyeyi bawe batabizi, ntabwo ari ngombwa ko bakunyaga, kandi nta kosa bankoreye, ndetse nawe ubwawe nta kosa bankoreye, ari urukundo nagukunze gusa. Niko byanagenze no kuri Cyuzuzo. Nyamara Kalisa aho yari mu Bugande, nawe inkuru yaje kumugeraho ko umwe mu bana be agiye gukora ubukwe kandi haba ibwami, ndetse umwami yanamwikundiye cyane, yamugize umuhungu we. Kalisa nawe utarahiriwe naho yagiye i Bugande, yaragize ati nta mpamvu yo kugwa ishyanga, nta mpamvu yo kugwa imahanga, ubwo umwana wanjye akora ibwami byanze bikunze ubuzima buni bwiza. Ati ni ngombwa ko nsubirayo nkajya no kubana na Karire, cyangwa nkajya kubana. Ati ni ngombwa ko nsubirayo nkajya gushakayo umugore, yewe sinzi ngo Karire n'uwo atibukaga izina, ati sinzi muri bose niba batararongowe, atari kuko byagenda kose bararongowe, nanjye nzagenda nshake uwo tungana cyangwa uwo nduta,
nta mpamvu zo gushaka batungana kuko byanze bikunze bo bari abakobwa beza ubu bararongowe. Inkuru yamugezeho kuko urugendo rwari rurerure, ariko nyamara abana ntabwo bari bazi ko isi ari buze, kereka umwe niwe wari wabibwiwe. Yari amaze kumenya agakuru kuko ise yamenye ko yabaye mu burinzi w'ibwami ndetse agomba no kuzataha ubukwe bwe nibiramuka bimukundiye. Urugendo bagendaga iminsi 7, we ntibyamukundiye kuko yaratangiye no kugenda ananirwa. Yarugenze iminsi 9 kandi umunsi wa 9 ni wari umunsi w'ubukwe. Ntigeze abona umwanya wo kuza kwitegura ngo aze kujya mu bukwe ameze neza, ariko kubw'ibyishimo kandi bamubwiraga ko asa n'umwana we, yaragize ati uko biri bugende kose ndabugeramo, ntago ndi bubanze kugera mu rugo. Nuko raza ageze ahaberaga ubukwe, bamwangira kwinjira, bati ntago wapfa kwinjira tutakuzi, ntago wapfa kwinjira ibwami uko wiboneye kandi utazwi, tutazi ngurinde. We ivuga ko ari papa w'umwe mu bana bari gusezerana, bati uri se w'umuhungu uri se w'umukobwa. Ubwo umujinya ati si ngombwa ye, ariko mumenye ko mu bari gusezerana umwana umwe ari uwanjye. Ati ni ngombwa rero kongera muri ubwo bukwe hakiri kare nanjye nkabutaha nk'umubyeyi. Ubukwe indani burarimbanyije, umwami arishimye, umwamikazi arishimye, yewe abakoranye n'Agahigi mu gisirikare bari bamaze kugenda bakuramo nabo bamwe bari barashatse abagore barishimye n'imiryango yabo, ko Gahigi nawe yari umwana uzi gusabana nka se, byatumaga ari afite inshuti nyinshi. Ku ruhande rw'Umutoni nawe nuko abo bakoranye nabo bari bahasesekaye kuko imico yarayihuje n'Agahigi. Imico yo gusabana n'imico yo kuba inshuti y'abantu benshi bose bari bayihuje, ibyishimo byari byose. Nuko Umutoni abaza Gahigi ati ko nshimye wowe uvuga ngo papa wawe yari kuhagera kuko ubutumwa babumuhaye, papa wawe ari hehe? Bari kuganira gake kuko igihe cy'abageni guhuzwa cyari cyageze, bicaye hamwe bari mu misango yo gusaba no gukwa. Ati papa wawe ari he? Gahigi ati yewe ntawe urahagera, sinzi uko byagenze, ariko Imana nimushoboza n'ubundi arahagera, cyangwa nubwo yahagera bwarangiye, ikizima nuko yahagera ukamenya so ubukwe. Umukobwa ati nyamara ntibigutungure, nanjye amakuru narayamenye ko n'uwanjye nanjye ashobora kuhagera, kuko uwo nibwiraga ko ari data siwe data. Ati rero birashoboka ko nanjye ubwanjye ari buhagere. Undi haramuseka ati yewe, ati numva inkuru zacu zisa nk'izihura, nta n'icyari gutuma tutaba umugore n'umugabo. Nuko Gahigi wari uzi kuganira no kubeshya cyane, abarinzi b'ibwami yarababeshye, arabaganiriza, abereka amafaranga y'Ubuganda, babwira ko avunjishwa menshi, arayabashukisha abandi nabo barayafata. Ati kandi si ruswa, rega nanjye ntashye ubukwe bw'umwana wanjye, nta n'icyaha ngiye gukora, moderne ni munsake murebe, nta kirwanisho mfite cyo kujya guhungabanya umutekano. Gahigi baramuretse arinjira. Gahigi mu kwinjira yahageze igihe cyo kwambikana impeta kigeze, ariko kuko aho bari bageze nta muntu wundi n'umwe winjiraga, nta n'uwasohokaga, ubukwe bwari bwaryoshye. Gahigi yinjire mu muryango wari uteganye n'abageni, ubwo yafunguraga urumuri rwinshi rwakubise ku bageni rubajena mu maso. Inzugi ubwo zifungaga, Umuhoza yahise agira ati papa, ati Imana ishimwe, dore papa wanjye arahageze nguriya, njye nari muzi ku isura, bari baranyeretse agafoto kiwe. Nuko mama wa Gahigi kumva ko Umutoni ahamagaye umugabo we papa, byaramucanze.
abwira abo bari begeranye ati dore papa wa Gahigi n'uriya winjiye, yagiye kera atariko Imana ishimwe iramutugaruriye. Nuko uwasezeranyaga wari wegeranye naho mama wa Gahigi yari yicaye, inkuru zombi zamuciye mu matwi. Yibuka ko umukobwa ahamagaye ati papa, yumva mama wa Gahigi nawe aragize ati uriya ni papa w'umuhungu wanjye, ati Imana ishimwe iramuzanye. Ahita abuza abari bagiye kwambikana impeta aravuga ati nimusigeho, wimuhagarariye aho ngaho aribyo numvishe bidasobanutse. Ati madasi numvishe uri kuvuga ko uri mama w'umuhungu? Umubyeyi ati yego. Ati dore uriya winjiye mu muryango nawe ni papa w'umuhungu wanjye. Umukobwa mu kubyumva ati kandi uriya ari papa wanjye? Ati ma, atahindutse papa wa Gahigi atese kandi ari papa wanjye. Nuko mama w'umutoni we utarabashije kwihangana wagiraga amarangamutima menshi, we yari yamaze kwitura hasi yaguye igihumure. Gahigi biri kumuho byaramucanze, ibwami hacika igikuba, umwami biramuyobera, umwamikazi biramuyobera. Bararebana bati twakoze amahano, twakoze amahano ibwami. Bati kandi aya ni amahano uko byagenda kose, amahano arahanwa. Ibi bintu byatuzanira icyorezo, ibi bintu iyo iwacu habaye amahano birazwi ko ubwami bwose burimbuka ndetse n'ababugize. Bati rero aya ni amahano, iki ni kizira. Mu byagaragaraga kandi umutoni yarameze nk'umuntu utwite n'ubundi. Umwami ati uko byagenda kose uriya mwana wazavuka ubwe niwe wazatubera icyorezo, niwe wazatubera ikizira akaducira ubwami. Byakomeje kuyoberana. Umwami ahita ategeka ko Gahigi ndetse na umutoni bafatwa, bagafungwa, bagategereza igihe cyo kubaroha kuko bakoze amahano. Ntabwo byari gukunda ko babana bavukana kandi banatwite. Uwo mwana ntabwo agomba kuzavuka ngo agere hanze kuko yitwaga ikizira, ndetse uwo mwana yafatwaga nk'uwazahirika ubwami bwose. Byararangiye, abana barafatwa barafungwa. Nta kundi byari kugenda kubera ko urukundo rwabo rwari urukundo rw'ikizira. Umunsi wo kwicwa uragera, barabafata bose barabamanika. Kalisa wari uzi kuganira, ibiganiro byari byamushiranye, kandi nawe yari mu baturage bari aho ngaho bagomba gushungera abana babo bapfa. Kalisa bari bamuzanye bamupfukamishije, ndetse na bamama b'abakobwa nabo bari bapfukamye aho ngaho, uko nibo bagomba gukurikira, bagakurikira abana babo kugira ngo icyo giturage cy'aho ngaho kirokoke, kuko iyo cyabagamo amahano abaturage n'ubwami byose byararimbukaga bigashira. Mu gihe bagipfukamye, umubyeyi umwe bagiye kuzamura inkota ngo bayibanze umutoni wari unatwite, umubyeyi umwe azamura akaboko aragira ati mfite ibanga nabahishe, mureke ndivuga hari wenda hari icyo ryatanga. Ati mfite ibanga nahishe, murareka ndivuga hari wenda hari icyo ryatanga, hari icyo ryakemura. Ati uyu mwana ubwo yavukaga, umubyeyi mu gushaka kuvuga baramubwira bati ayo ni amata kirangoye, icyo ushaka kutubwira ni iki? Turagira ngo utubwire ikintu kimwe gihari cyonyine cyakiza aba bana
nicyo ko twamenya ko batavukana. Ati rero niba hari ingingo imwe rukumbi yaba itwereka ko umwana uwo yaba azi nka se atari we se, ubwo nibwo buryo bwonyine buhari bwo kubarokora. Ati ingingo ugiye kuvuga yaba yerekeye aho ngaho? Umubyeyi wari uzi neza ko yahuye na Kalisa ariwe mugabo wa mbere bahuye, ati mumbabarire ntabwo najya kubeshya, nuko nashaka gutinza urupfu rw'aba bana. Ati ntabwo najya kubeshya ibwami kirazira. Ati gusa igihari aba bana nimubaha akanya babanze basenge kandi baniyeze. Ati kuko umuntu uwo ari we wese ugiye gupfa iyo bibaye ngombwa ko yegera Imana, ni byiza ko yegera. Ni byiza guhabwa akanya ko kubanza kwiyeza, akabanza agasaba imbabazi ku bibi yakoze, ndetse akanayishima no ku byiza yamukoreye, bityo akabona kugenda. Umwami wakundaga Gahigi ati nimumuhe akanya. Umwamikazi ati n'umutoni nimumuhe akanya. Umwamikazi yaragegera umutoni ati umutoni mwana wanjye ko nta kundi kuntu nabigenza, ko mwakundanye urukundo rw'ikizira, mwakundanye urudashoboka, ati ubu ko nta buryo buhari bwo kukurokora mwana wanjye ndabigirane. Umutoni wakundaga gusenga cyane, nubwo byari bimeze bityo, we nta kibazo yari agifite mu maso, yari yijimutse ndetse ananezerewe. Aragira ati mabuja mwiza, niba urupfu rwanjye ari rwo rwakuraho umuvumo nari nazanye, ati nta kibazo ngende, ariko mwe murokoke. Ati nk'umusirikare narahiriye kurinda igihugu. Ati si byiza rero ko njye ubwanjye nashyira igihugu mu kangaratete, kandi nararahiriye kukirinda, ndetse naraniyemeje ko no gutanga ubuzima nabutanga ariko igihugu kikarindwa. Ati rero kugenda kwanjye ntacyo byaba bitwaye. Ati ariko mwami wanjye nagusaba akantu kamwe niba ari bishoboka. Ati nagusaba mukampa akanya ngahura n'abantu babiri. Ati uwa mbere ni data watubyaye, basi byibuze numva uko avuga, murebe anganirize, bambwiye ko nawe yari umuntu uzi kuganira, byibuze nkumburize. Ati uwa kabiri mwandika ngahura na Gahigi, nawe tukaza kwifatanya mu isengesho kuko nawe yakundaga gusenga nkanjye. Umwamikazi yarabyemeye, aramubwira ati reka mbanze nguhuze na Gahigi. Yamuhuje na Gahigi, Gahigi araza yegera umutoni, bose bikundiraga kuganira kandi bari bafite uburyo bumwe bakiraga situwasiyo ku buryo bushoboka, bagihura bose barisekeye. Ati urumva umeze ute mukunzi? Ndati genda wakintuwe. Ati wambwiye ati urumva umeze ute mushiki wanjye, ukareka kunyita umukunzi wawe ko ndi mushiki wawe? Ati ariko twari dukoze amahano ye. Ati si twari tugiye kubyara, yari kuzaba musaza wawe, yari kuzaba murumuna wawe, ti biragoranye. Twari kuzabyara umuvandimwe wacu, icyo nicyo gihari. Twari kuzaba papa na mama b'umuvandimwe wacu. Ati ariko ntacyo bitwaye kuko ubuzima bundi twabayemo mu isi twabonezerewemo. Ati ndumva waragize inshuti nyinshi, ndumva naragize inshuti nyinshi. Ati ubwo nyine iherezo ryacu ryari ringiri. Bariyakira, barasenga, baratandukana, baragenda. Ako kanya umutoni wari wasabye guhuzwa na se, ise nawe yaraje aramureba, barasaga cyane. Ati se mwabana mwe mwebwe ubwanyu ntimwabibonaga ko munasa? Ati witegereje uriya muhungu nawe ubwo ukitegereza ubwanyu ntabwo mwabonaga ko musa? Ati ubwo ntimwabirebaga ko musa? Ati ngaho reba ako kantu wambaye mu gatuza k'agashenete,
ati ubwo ntago wabonaga ko umuhungu wakambaye ntago mwitegereje ngo mubone ko dukoze kimwe kandi ari tumwe? Ati kuki mutabimenye? Atarika amakosa sa yanyu bana banjye, amakosa ni ayanjye. Kalisa wagiraga akantu ko kwishima ku ijosi yazamuye ukuboko arishima ku ijosi. Uko akuzamuye yishima niko byagenze no ku mukobwa wese azamura akaboko arishima ku ijosi. Baba barasetse. Kalisa ati mwana wanjye ibintu byose turabihuje. Umukobwa ati ikintu gisekeje n'ukuntu nagahigi nawe ariko ameze. Kalisa ati se bana banjye nuko nyine igihe cyarangiye ariko iyo muza kubihakanye mwari kubivumbura mukitekerezaho. Atariko Imana Nyirijuru Nyiribiremwa niyo izi impamvu. Ati bana banjye mumbabarire rero kuba muzize amakosa yanjye. Atariko namenye ko muriho nanjye narageze iyo ngera. Ati nukuri so kubatererana nagira ngo mbasaba imbabazi byibuze mugende mumbabariye. Ati ntabwo nabatereranye byo kubanga kundi, ahubwo ba mama banyu twarakundanaga bagasaminda bo bakamenya ko batwite ngiye namaze kugenda kuko wagira ngo ngira ibyanyihutishaga cyangwa se byahoraga bimbwira bitigenda. Ati nuko rero umwana wanjye ugenda amahoro nta kindi kintu mfite cyo gukora, nta n'ukundi nabigenza. Amakuru yanyu narayumvishe ngo mwari abasirikare kandi abasirikare b'imico myiza, abasirikare bakunda igihugu. Ati nuko rero nimwihangane nta kundi nabigenza, nta n'ikindi nabikoraho. Ati nagira ngo ngusabe, ndabizi njye nakundaga gusenga nubwo nagiraga amakosa menshi. Ati rero nk'abana banjye ndabizi ko namwe amaraso yanjye ari yabagendagamo gusenga mwabigize ibintu byanyu. Ati ngaho senga wiyeze nta kundi kandi urabeho. Ati tubonanye ugenda mwana wanjye. Ati nta kundi ahari wenda tuzahurira mu yindi si cyangwa se tuzahurira mu bundi buzima ndabyizeye. Nuko Gahigi ku rundi ruhande wabonye ko gusaba umuntu muvugana bishoboka, nawe yasabye umwami ati nyagasani wambabarira ngahura na data basi rimwe rya nyuma byibuze nkumva n'ukuntu avuga. Umwami ati nta kibazo niba bahuze, dore nguriya ndabona avuye guhura n'umutoni, ngaho nawe nibaguhakanye muganire. Kalisa akinjira hinjiye ari kwishima kuri rya josi, asanga n'umuhungu arimo ararishimaho cyo kimwe nk'uko bari bafite amaraso ye, nta kindi bakoze nawe barabanje baraturika baraseka. Ati dawe nkumenye ngiye. Atariko ndabona wari mwiza cyane. Kalisa nawe ati mwana wanjye tangi naribyaye. Ati mushiki wawe yari mwiza cyane nawe uri mwiza cyane. Atariko aya niyo matage agiye kutubaho akomeye. Ati gusa ikingenza nanjye mbere yo kugira ikindi mvuga nagira ngo mbanze ngusaba imbabazi kubw'uko nagutaye. Ati gusa niba mama we yarakubwiye amakuru ya nyayo ntabwo nagutaye mbigambiriye. Ati byari kujya gushakisha kandi nagiye mama wawe atarambwira ko atwite. Ati cyo kimwe na mama wawe Mutoni nawe nagiye atarambwira ko atwite. Ati rero namenye ko nabyaye nibwo nahise mfata urugendo ngo nze. Ati nta byumweru bibiri byari bishize menye ko nabyaye. Ati mu gihe aho nabayeho nihebye, mbaho nta muntu n'umwe dukundana, nta mukobwa n'umwe dukundana kuko urukundo nari naragiranye na mama banyu rwagiragaho runkora. Sinarinzi impamvu yatumaga ntagira undi mugore nshaka. Ati nyuma maze kumenya ko mfite umwana, ati narinzi wowe gusa ntago namenye amakuru ya mushiki wawe. Atariko nkibona ba mama banyu bose hariya nahise menya ko nakoze amahano, kuko nahise nsanga ari abakobwa bahoraga ku mutima wanjye batari barigeze banava. Ati rero mwana wanjye nta kindi nakora nagusabaga imbabazi. Ati kandi nubwo nari umunyamafuti njyewe narage kundaga gusenga Imana.
naricaraga nkayisaba imbabazi ku byo mba nakoze, ati kandi ikambabarira. Ati rero niba wizera ko nawe hari ubundi buzima tuzahuriramo, ati njye ndabyizeye ko tuzahura. Ati nta kundi kugukiza nashobora, nta n'ikindi kintu gihari nakora kugira ngo murokoke. Ati kandi nyamara numva ko urukundo rwanyu rwaba ari ikizira. Ati gusa hari akantu kamwe nashidikanyijeho kuri mushiki wawe. Ati witegereje abantu bavuga ko musa, atari ku buryo mushiki wawe ari inzobe, nabonye mufite ibyo muhuriyeho. Atari ko reka nkubaza akantu kamwe mwana wa. Ati mushiki wawe kuriya kwishima ku rutugu, kwishima ku ijosi yarabisanganywe? Umuhungu ati yewe ntabyo yarasanganywe, yatangiye kwishima ku gikanu ubwo yari atwite. Ati ntabyo yarasanganywe. Undi ati se iriya nzobe namubonanye ko nabonye ari nyinshi cyane, ati ni yuko atwite ati cyangwa ni yuko wenda ubuzima bwaba bwarahindutse? Undi ati ahubwo akimara gutwita inzobe yaragabanyutse, ubundi yasaga nk'umuzungu dedede. Umugabo atangira kwibaza ati se mana yanjye ibi byo ni ibiki? Ati ibi byo ndabigira nte? Ati ibi ndabigira nte koko mana yanjye? Ati ibi ndabigira nte? Ati reka njye kubaza abamama banyu niba koko muvukana. Yaragiye yegera abagore be bati niko kuri baya nibo bana twabyaye, abana baravukana. Kalisa aragira ati uriya mwana w'umukobwa burya ari inzobe ko iwanyu mbazi bose ko nta nzobe ibayo, iwacu base ko mbazi ko nta nzobe tugira, uriya mwana ubuyobe yabukuye? Umugore ati nanjye sinzi aho yabukuye. Nuko biremezwa ko abana bagomba kwicwa. Baragenda babasubiza aho bari kwicirwa, babashyira ibitambaro ku mitwe. Abitegura gukata icyo babaga bahagazeho baragendaga bakaguhagarika ku kintu, bakazana umusore ufite imbaraga agatema icyo muhagazeho, amajosi agahita anagana. Baritegura barifora, ingoma ziravuzwa, abantu bose bifata mu maso. Ako kanya hahita hahinguka umuntu wasaga na Kalisa, wagendaga nka Kalisa, yewe wanasaga n'agahigi cyane. Ahita avuga ati mwe muhagaze. Yari ari kumwe n'umuganga wari uzwi cyane aho ngaho muri icyo cyaro, ari kumwe n'undi mudamu w'umukire cyane. Bati nimuhagarare mwe murekeye aho. Abandi barebye babona arasa n'agahigi, bongeye kureba ku rundi ruhande babona ndetse arasa na Kalisa. Abantu birabayobera. Wa musore ati nasabaga muganga ko agira icyo ababwira aka kanya. Ati muganga nababwire, niwe ufite ijambo. Atari ko nyamuneka sinje guhindura itegeko ry'ibwami, atari ko nyagasani ndabizi neza ko umusore wawe umukunda. Ati nawe mwamikazi ndabizi neza ko umukobwa wawe umukunda kandi ndabizi ko mwabagize abana banyu. Atari ko urukundo rwabo twese rwatugezeho, abaturage rwatugezeho. Ati nta mpamvu zo kugira ngo twihanganire, nta mpamvu zo kugira ngo twumve urupfu rwabo, kandi tubizi neza ko nubwo bakundanye urw'ikizira. Atari ko simpamya ko urukundo rwabo nimumara kumva ibyo tugiye kuvugira aha ngaha. Umwami ati rekeraho ugira ikindi kintu urenzaho. Ati wigira ikindi kintu urenzaho, ahubwo wowe niba ugiye kuvuga amahomvu bakwice imbere yabo. Ati nubwo mbona usa n'umuhungu wanjye ariko sinzi impamvu mbona musa. Kalisa we byamuyobeye, ababyeyi nabo byabayobeye, abantu bose bati ibi ni ibiki turimo tureba? Aturiya mugabo yari gakora shyano. Tiko tubona afite abana benshi, tuko byagenda kose urasi muri umunani warangana n'abana be. Muganga ati nyagasani nakoze icyaha,
ati nakoze icyaha ubwo uyu muryango, uyu mudamu mubona aha ngaha yabyariye umunsi umwe na mama w'umutoni. Ati ariko uyu mugabo, uyu mudamu yahozwaga ku nkeke n'umugabo we ko natabyara umuhungu uzaragwa ubutware bw'iwabo, uwo azabyara bazamwicana nawe. Ati nuko rero nibwo buryo uyu mudamu yabyaye umukobwa. Akimara kubyara umukobwa, ati njye namwambuye agakomo nyina yari yampaye ngo ndi bwambike umwana we, ati tukambika uyu muhungu, ati bityo tugura n'abana. Ati ababyeyi babo ntibigeze bamenya ko abana babo twabaguranye. Ati rero abana twarabaguranye, ntago uyu mukobwa n'uyu muhungu bavukana. Ati niba mpanwe kubw'icyaha nakoze, atariko ndabizi neza ko ndengera ubuzima. Ati kandi ibyo mvuze sinje hano ibwambi kubeshya, ndabizi neza ko igihano cy'ikinyoma ari urupfu. Ati aba bana ntago bigeze bakundana urukundo rw'ikizira, ati ahubwo bakundanye urukundo nyarwo. Ati ubuzima bwabo bwaranzwe n'urukundo, ati kuko urabibona ko nahari uko bari bameze, bari bishimye. Kandi nawe Nyagasani ndabizi neza ko aya makuru nguhaye nubwo nakoze icyaha, ariko ari amakuru akunejeje. Nuko Gahigi wari ufite ikibibi ku mugongo Kalisa nawe icyo kibibi yari agifite. Umusore wari uje nawe witwa Kayinamura nawe icyo kibibi yari agifite. Cyari ikimenyetso cy'uko bavukana koko. Nuko Gahigi na Umutoni bararokorwa. Umwami ategeka ko ubukwe bwabo buba bwiza bwikubye kabiri uko bwari bugiye kugenda. Hanyuma urukundo rw'ikizira ruhinduka urukundo rw'ukuri. Gahigi na Umutoni bagize ubukwe bwiza ndetse banatura ibwami. Aha niho umusozo w'inkuru yacu, tugeze ku musozo w'inkuru yacu. Ndagushimiye wowe wabanye natwe, kandi aka gakuru ko gushimishije uduhe igitekerezo ndetse unagasangize na bagenzi bawe, kandi twanezerwa mu gihe muduha na comment nziza. Ngaho nimugira amahoro y'Imana.